amagambo avuye mu kanwa ka Bushari murayumvisha, Bitre muramwumvisha. Ni ukuvuga ngo aba nibo ni mbwira ko siba mukajya ruri kunenga diaspora, we no Brena si wari uri kunenga diaspora ngo ntabwo bitabiriye igitaramo cy'izi Nyagasozi, wahera hehe witabira igitaramo cy'aba bantu baza hano bagatukana gutya? Abisaziye muri nimbwa Wumve mumubere mu nyumvire, discipline ni hafi ntayo. Ariko Bushari muri nimbwa muri nembwa muragaswera abanyoko, none se uri kumyutinga ko wumve uzukuri ikibo ongera tukana mwumvishe umva we Bushari. Ni ukuvuga ngo ikinyabupfura urashoboye ariko ntushobotse. Ibyo nibyo tubyumvikana uko ariko bimeze. Urashoboye ariko ntushobotse. Wimumanura mureke yimeninda, mureke twumve no Brenda mureke wese kuntuka kuko bizi kuntuka aricyo byantwara. Bushari fungura mic yawe wiriwe neza. Wowe kuba ahangaha amakuru aragira ati Bushari ureke ugerageze kubyumva, ntabwo twakujanga tuze ngo tuterura ibintu no. Baravuga bati igitaramo Bushari na Bitre bageze mu Bufaransa baririmbiye abaserivere nta bantu barenga 20 bari mu gitaramo. Izo comments Nganji wamyutize mic yawe gatoya. Nganji mbitiyo mic gato. So okay, kugira ngo bitazana amamayeko ibyo ngibyo Bushari impamvu tuba twafashe uyu mwanya ntabwo uko abari imburamukoro ni izina mufite, ni ibyo mwakoze, niyo mpamvu abantu bazano bakabavugaho. Ni stage name ya Bushari ifite aho iri nuko izwi. So iyo tujagaro twabakuraho comment buretse gato ntabwo twajya gukora comment kuri n'importe qui umuntu uri hari. So tubwire igitaramo cyagenze gite, ariko se uyu Nganji bitebye wafunze mic yawe kweri. So Bushari, so ibyo ngibyo bibaye turavuga ati no c'est pas possible. Byagenze gute? Ni gute aba bantu bashobora kujya hari bikagenda gutya? Bushari ntawe yafite hari hanyuma kubivugaho uyu ngo yakazavuga ko tuvuga ibyo tutazi. Platform social media amafoto yagiyeho nibyo batweretse bibeshye mu majambo. None se aba papa mushinzwe iki muri rusange? Gushyigikira umuziki cyangwa none se ugahambirwa ubwo ariko mabere unyumvire vrema kanze nkubwe Dr. Nganji ngo the last warning ndahita gutubura. Mute your mic. None se ubu Bushari umva rata Busha umva ariko niba tukubajanga none niba ntacyo dushinzwe ndakubaza niba ntacyo dushinzwe urimo gukora iki hano, urimo gukora iki hano ku bantu badafite icyo bashinzwe? Seriously ntabwo dushinzwe kumanura umuziki nyarwanda, umuziki turi mukaragura ururimi ba tukaragisha ururimi dusubize wituma turukaraga. Nereka mbanze wewe nakubajije ikibazo kimwe nugisubije ahubwo urambajije. Turabakunzi bawe Musa. Murabakunzi banje. Urumutinganyise ntabwo arakubeshya. Turabakunzi b'umuziki. Kuba turi kukubaza ikibazo nk'abafana bawe nibyo ushaka. Uwo musaza uri kuvuga ngo Erto manuka kavuki muramfasha guhostinga space manuka muvuga nabo bahaye ijambo Busha Godfather we uretse gato Musa niba urabaza ngo dukore iki ndakumva. Oya Godfather ngiye ntabwo nkora umuziki basinduka ase wanyera location y'ahantu herereye wanyera location ngiye ntabwo urashaka kugira ngo mutoreshe igiceri, urashaka gutoresha igiceri waretse gutoresha wumva ukuntu waretse nkagutera ibintu. Ndakubaza ikibazo cy'ukuntu igitaramo cyagenze ugakwepa ukanzana mu bindi. Ntabwo njyanga ngo mpangara guhangare. Igitaramo cyabereye neza. Igitaramo cyagenze neza. Oya igitaramo cyabereye wabibwirwa n'iki wari kirimo niba udashobora kuvuga nta n'ubuzi na location hano wakoreye igitaramo se? Ahubwo se kuki uvuga ibintu utazi? Ndakubaza nta n'ubuzi naho mubabarire mu nyumvire nta n'ubuzi naho wakoreye igitaramo kandi nawe wagikoze. Hana yandi. None se wewe kuki uvuga ibintu twazanga abantu batiraho comment reka mbabaze. Ariko se kambabaze Busha muzakora umuziki gute abantu batawushyiraho comment yaba muri negativity we cyangwa muri positive we? Kubera ko mudashaka abantu bakore comment byo mama mwakoze. Comment ngiye mvugana nawe inshuti yanjye.
wagambirwa we ni mutavukana nanjye kubera ko umuziki uririmba kutawuririmba ngo uje kumvira mu cyumba cyawe n'umuryango wawe ukawuzana on public gaswere kirumuna cya nyoko ndenda hambirwa n'iki se gaswere kirumuna cya nyoko ibi bintu ikiri cyo kibazo mugera mu Bufaransa mweberetse gato mugera mu Bufaransa ikintu cya mbere nakumanuye tomuka katumva we bushari mugera mu Bufaransa twabonye cya mbere nuko babona muri gutumagura ibitabi urumva indangagaciro wenda nyoko oya muswe myote ndabamanura umva wacyohewe mwamburwa bahanzi icyo twabonye mukora mu Bufaransa we bushari nizi ndangagaciro nkeya mufite ariyo mutabonye abantu mutumagura ibitabi niyo mutabonye abantu feedback muri kuduha nukuzanga gutukana urumva nukuvuga ngo successful yawe mute your nonsense mic. None se papa ushinzwe kwamamaza itabi ushinzwe kwamamaza umuziki ntabwo ndi so I'm not your father gahambe sindi so manzo nyumve mwicare mwije umugani wa mugabo uranyumva ni gute mubare mu nyifrabanzi dufite mumve discipline yabo ni hafi ya ntayo uyu muntu yagera uyu muntu niwe mwabwiraga ngo yari kubona audience ijya kumva ibyo baririmba mwumva abagabo ari kuva mu kanwa kabo aba nibo bahanzi dufite ako bwabisaziye muri nimbwa wumve mumubere mu nyumvire discipline ni hafi ya ntayo ariko mani muri nimbwa muri nembwa muragaswera abanyoko none se uri kumyutinga wumve uzukuri ikigo ongera utukana mwamubishe ngabwira umuntu akorera umwana we umva we bushari nukuvuga ngo ikinyabupfura urashoboye ariko ntushobotse ibyo nibyo tubyumvikana uko ariko bimeze urashoboye ariko ntushobotse wimumanura mureke yimeninda mureke twumve Brenda mureke nose kuntuka kuko bizi kuntuka aricyo byantwara mureke nukuvuga ngo aba bantu uko nuko ikinyabupfura ni hafi ya ntacyo no bongera kumaranya kuri Twitter rega baraswezanya kuri Twitter baraswezanya kuko ni iki kinyendaro nacyo kikundisha mama sibyo ariko je nacyubashye nganje oya nganje nacyubashye nje nyisweje kiri umuntu cyanyina no Brenda ngongera kumanura neza se no Brenda ngongera kumanura wanyina so umusweranye ngongera kumanura no Brenda mureke so urumva rero icyo ndababwira kuki muninya mwabisazi umva ase mwebwe mwatugize sije kuva ryari bitre azahora ari sije yanyu kugeza ryari wanjye umva waburoro wagiye gushaka ahantu pundo umutwe ko ahantu wawuvanye kuvugana nawe wamuginga ahantu wavanye umutwe kwa mama uringe tura ufite agasura katazwi uri Nyarwanda ibintu byose ukora wanga abanyarwanda usebye rubyiruko your nonsense Mike nta kintu mvugana nawe you are not my level ndavugana na bushari wowe ugende bakubenure bagutoza igiceri wowe nta kintu ufite ubwira abanyarwanda ceceka uzibe mvugane na bushari ufite izina ryamenyekanye wewe urasabyiza kunkora indirimbo wongere muri studio yo gukora izindi ndirimbo ubone hit reka mvugane na bushari wowe nta kintu mvugana nawe wabusawe so tukira ahangaha rero icyo tuba tuvuga nk'izina bushari bityo ntimwongere kumushyira muri ntuza bityo ntimwongere kumuvuga bityo ntabwo ari umuhanzi uyu mumureke mumujyanire kure icyo tuvuga turava kuzina nka bushari minister ashobora guhamagara akavuga ati okay uyu muntu bitewe na audience afite bitewe n'uko abanyarwanda bamubona bakamwakira muri ministeri bushari akakirwa biba bitangaje kubona bushari yurira indege akajya mu Bufaransa memory tubonye akaba ariyo kumubona ari kunywa ibitabi ku kibuga cy'indege gusa igitaramo kigaferinga ntitubone tugire feedback tubona nzima nk'umurapere tufite mu gihugu apeperushe bendera twabivugaho bikazana offensive warangiza ukanzanira betray ni iki betray ni gisupusupu neza bikarangirira aho ngaho hanyuma mundebere umuntu udafite ikinyafura hafi ya ntacyo bita ngo ni bene nganje wakabaye aza akavuga ati gitaramo cyabaye nibyo at least n'umuntu uri mu Bufaransa mugaruke reka nibinizere kutamusohoye no Brenda no Brenda ibi bintu ukoze kanze nkwambure ko host we ni ndikugira gusohora abantu Ben Nganji wamusohoreye iki jewe nigeze manura umuntu numwe wamuswa Ben Nganji musanze muri ntuza mwamusohoye kuki mu musohora namugaruye ende wamanuye umuntu ngiye nta n'ikintu ndikora ibi kujya abantu mu manura urumva rero nicyo tuvuga mwababonye abahanzi dufite
mundebere mwumva amagambo ava mu kanwa k'abantu. Aba bantu ninde muntu wakohereza umubyeyi ngo bajye kureba izi nyagasozi? Ninde? Amagambo avuye mu kanwa ka Bushari murayumvisha, Bitre muramwumvisha. Ni ukuvuga ngo aba nibo mbwira ko siba mukajya ruri kunenga diaspora. We no Brena si wari uri kunenga diaspora ngo ntabwo bitabiriye igitaramo cy'izi nyagasozi. Wahera hehe witabira igitaramo cy'aba bantu baza hano bagatukana gutya? Harya ngo niko guhanga ngo niyo hip hop, ari ikintu utabonye? Ariko jewe ibi bintu ebana ucecetse uba no abangaba niko bisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero turebe hari ikintu wari ariko uvuze. Bushari yagushubije bro, yakubwiye ngo njyewe amahirwe mfite nabonye visa. Sinzi niba mwumva ariko musa n'icyavuze. Niba target yari visa no kugenda. Target yari visa mumuzana mu bitaramo, nta gitaramo yagiyemo. Nashaka hure nawe baganire nkuko bari kuganira gutya. Bushido yabivuze. Yakubwiye abantu bahize amaviza bakayabura. Cyese niba utumvaga umusaza icyo ashaka ni visa iri muri passport ye. That's it. Mwimuzana mu bitaramo abikubwiriye hano. Akubwiye n'ingero z'abantu bahize amaviza kera mbere ye bakayabura. Tuvuyemo man sinzi nina babajama nabo bari. Ariko buri umusaza abababwiriyemo niko abari kutubwiriramo, ariko nyine ibyo mbabwira ntibakabyitirira umuziki. Ibi ngibi niba byica umuziki. None se wigeze yamamaza? Wigeze ubona Bushari apostinga kuri platform ze kino gitaramo? Warabibonye? Ibi ntago byica umuziki, byica hip hop man. Niyo mpamvu yine hip hop nyine narakubajije. No Brena nyumva. Wigeze ubona Bushari apostinga kino gitaramo cy'Ubufaransa kuri platform zize? Nuvuga ngo ni visa yashakaga uko abitubwiye. Ko mwagiye mwumva man. Ntabwo Bushari afite platform nini mu Rwanda, niyo mpamvu Godfather ari kumutindaho akana tukana abandi. Bushari n'umuhanzi mukuru mu Rwanda wabyanga wabyemera. Iki gitaramo wakimutumiyemo yenda nubwo no musaza Dr. Nganji yinjiye nabi, ntabwo nzi niba ari wamutumiye cyangwa ari producer we. Ariko Dr. Nganji ni kinyendaro bafite visa ya Pan African nyine nicyo ndikubwira. Iki gitaramo ni African Fest, sibyo? Rero baravuga mbwira abo ntugenda nabo nzakubwira uwo uri we. Babarira wumve ngo ni bari Ben Nganji ngo ni doctor, nta doctor, ni doctor mu gutukana. Godfather kuki utumvise icyo Bushido yakubwiye? Yakubwiye ngo ikintu yashaka ngo ni visa. Azi ko ari visa bashaka gatanga Just Family ngo ntibigeze mwimujyana mu bitaramo rero. Mwimujyana mu bitaramo akaririmbira cyakora music y'aba amateur. Niba umuntu agitekereza ko visa umuntu w'umuhanzi ntago wavuga ngo wabonye visa ngo nicyo nese visa na achievement kuri Bitre ntabwo ari achievement se. None se niba Brian amaze kujya Europe inshuro ebyiri, none se ariko ntukagiranye ibintu bitagereranywa. Urafata Bitre umugeranye na ntuza na DJ Brian. Akumwe n'umwati amaze gutunga bishama kama wamene nawe reka ibyo bintu. Urashaka gufata DJ Brian ukamugereranya n'izi nyagasozi. So wiyumviye amagambo bavuye mu kanwa. Uyu nguyu ngo wagiye ubahagarariye ngo niba ari doctor. Uyu ni doctor mu biki? Babarira unyumvire vrema. Uyu ni doctor. Kwatubwiye Dr. Muziranye. Ko Ben Nganji niba ari Ben Nganji gatoya. Wamutubwiye gatoya Dr. Nganji ko muziranye. Turazi. Tuvuge n'umuntu tutazi. Oya Nganji ni aba mu Rwanda, aba mu Bufaransa, ni producer wa Nganji niwe watangiye Kenya Strap Movement mu Rwanda. Niwe mu producer watangiye kuyikora, niwe wazamuye Bushari. Bano bana bose byose reka bagira ikinyabupfura cya hafi ya ntacyo bakwiriye mu maboko mabi. Urandebera iki gihomora? None se muramwumvisha amagambo ukuntu azamutse? Reka nkubwize ukuri, ibi bavuga ngo mbwira ugenda nawe nzakubwira uri we. Exactly urabona ahantu mu maboko ba Bushari bakuriyemo. Ikinyabupfura gike y'aba Bitre bafite murabona ahantu cyavuye. Ni mu maboko y'ungu wabazamuye. Dr. Nganji abakejeri man no break. Niwe producer wa Green Ferry. Nyine barajyanye buriranye indege. Bagiye ari team nini, bagiye ari team nk'abantu batandatu. None se kuki ari gusakuza imbere y'abahanzi? Ngumva se nanjye ni by the nyine nari nzi ko agiye kuza wenda ka umva Bitre dore ngo uzi ko ari we wari kuza avuga ati basa ni mu mbabaye. Reka nubwo Bitre ntamwemera tugende gake uretse ariko urabizi bibaho. Mwivugire mwe ngo katsindwa mwe muceceke. Nukuvuga ngo ikintu mbabwira ni kimwe. Nubwo Bitre ngenda mbona nk'umuhanzi arondogora kurusha kuririmba,
wekerekana mbere ko wenda akora akantu katambutse reka tubyihorere ariko naho no n'umuhanzi umuririmbyi mwana wivuga ngo ntago ari tugende umusazi gake uyu munsi afite mute your discipline mic bro tugende gake nukuvuga nuvuga ngo reka Beatrice nawe ngo si uretse umusazi gato ndakumanura umanure uyu ese mvugira ngo umanura naguhaye ari umwanya ikibazo naguhaye umwanya reka mvugiye hanyuma noneho mwumve point yanjye ahubwo igihe wahere uko uvuga ariko se bite byawe nukuvuga ngo ugiye kureba nka Beatrice na Bushari urimo kunyumva man mute your mic man Beatrice na Bushari at least muri hip hop bafite izina bro tureke gukoresha amarangamutima bafite izina urimo kumva ariko ibi bipeti ntabwo bisha ngo babisiho comment ngo ya ngo niba udashaka ku appreciating ibyo nkora ngo ntukamvuge mwo kavugisha induri birenge mwe nitutabavuga tugomba kubavuga muri negativity no muri positivity ibi ngibi biri mu bintu bigomba kuba boostinga cyangwa bifite umumaro kubavuga byaba mu byiza cyangwa mu bibi urimo kunyumva so kumva rero ko wowe tuzaza twa appreciating ibyo wakoze kandi mikoranye hafi ya ntayo cyo kibazo tugaruke kuri uyu nguyu rero nani yingirwa muvugizi yabakoreye kuba dushobora gufata umwanya nk'uyu nguyu tukavuga kuri izi nzererezi ntabwo bakaba bifata offend cyo bakumva ko no turabavuga kuko muhari ibikorwa byanyu bituma tubavuga kuba dushobora kuvuga bakazana rumors bavuga ngo mu Bufaransa bakoze igitaramo nticyagenda neza it's the good opportunity yo kuza kuvuga ati you know what ibyo twakoze cyangwa rumors ziri kuza no igitaramo cyabaye successful cyangwa impamvu bitagenze gutya nuku umuntu uri Belgique umuntu uri muri Germany akavuga wow those people ariko subundi uwafata abantu kuko kubavugaho mukiri muri iyi trip na mahirwe kuri mwe twabavuga neza nabi na mahirwe kuri mwebwe kuko izina ryanyu turi kuri marketing ariko aba batibi bakora hip hop aricyo napfuye na Beatrice mbere ntibashaka kugira ngo aricyo yavuye n'umufana ntabwo bashaka kuvugwa barashaka kugira ngo babavuge baba appreciatinga gusa it doesn't work on that way ntabwo ari kubikora ntabwo ari bo bonyine n'abahanzi mu Rwanda bose nka Beatrice n'abafiki nawe n'abahanzi bo mu Rwanda bose ntabwo ari ari ugufana umuziki we ko nakabaye facing ibihangano bye nakabaye mfiki nawe aho hafi ikibazo rero buretse ko Dr Nganji Godfrey we Sande nagarutse wamaze wagarutse niba ugaruke n'icyo ufite wongera umanuke niba uje utaje kuganira ukawuje gusegana ko twaje gusanga nta kijya bupfura ufite utumuka ugende uvuga guseka mbere yo kuvuga byose kutembana ese ko ndeba yagiye akaba ari kuvuga yagiye so icyo nandi kuvuga ni iki ngiki izi ngimbi ikintu bagomba ku acceptinga niba baba buri none ndebera Bushari vraiment Bushari ni umuntu wakabaye avuga ngo arappreciatinga kubera yabonye visa agatanga example ngo kuri Just Family ngo ntago bigeze abona visa mu buzima bwabo ku buryo Bushari yumva successful ko baye successful kuko abonye visa imutwara mu Bufaransa wacyohe wamaze kurenga visa wakahabirwa uri izina rikomeye ntabwo wowe ikiguzi cyawe ari visa ntabwo ikiguzi cyawe ari visa wakabaye unayanga niba ubona ibyo niba nta musaruro uza niba nta tafari biza gushyira ku muziki wawe none se niba ugiye mu gitaramo kitazaya muri CV yawe wowe Bushari ubwo urukumva iyo visa ikumariye iki wabonye visa ijya mu Bufaransa inzozi zawe no kujya mu Bufaransa cyangwa inzozi zawe no gushyira tafari ku muziki wawe n'ibihangano byawe twabivugaho tuvuga ko igitaramo kitagenze neza kugira ngo uze ngo unashimire niko byagenze ngo hari abatarabonye visa ibi ngibi rero nibyo babwira aba bantu dufite cyangwa abantu bagaragara umuziki ni ikibazo gikomeye babarira unyumvira ngo amaboko yakuremo ya Ben Nganji no burane kutubwira uyu nguyu murumva ari umuntu uyu Ben Nganji uyu Dr Nganji mumbabarire mu nyumvire ikinyabupfura hafi ya ntacyo mayibo bigenda mu muhanda twemera ko abahanzi baba bafite stress nyinshi n'ibindi byinshi bababuringa babakora ibintu byari byo